Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104 n'ibice 3 FM. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104 n'ibice 3 FM Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Ntibikiri umugani kumva cyangwa kubona umuhungu n'umukobwa bakundana babana mu nzu imwe ariko bakemeza ko batashakanye. Nyuma y'iminsi mike ukazumva ko umwe yanyuze inzira ye, ibyo bitaga urukundo babivuyemo. Ni ibintu muri iyi minsi bitavugwaho rumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho bamwe bavuga ko ari amahano, abandi bakavuga ko ari ingenzi kuko bituma aba bana bamenyana imico ndetse ngo bishobora kuba n'umuti w'amakimbirane yo mu muryango, kuko baramutse bashakanye bagasezerana byemewe n'amategeko baba baziranye neza. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tujye kuganira ku basore n'abakobwa bahitamo kubana batarasezeranye mu buryo bwo kubanza kwigana ndetse no kumenyana nk'uko bamwe babivuga. Reka iki kiganiro tugitangire ku bitekerezo by'urubyiruko rwo mu karere ka Kamonyi, bavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma abantu bahitamo kubana badasezeranye, harimo no kuba badafite ubushobozi kandi bakundana, bakabona mikoro atatuma batandukana bagahitamo kubana badasezeranye. Reka ibindi tubyumve mu nkuru twateguriwe na Nishimwe Ariette. Ku rubyiruko rw'ubu ngubu mbabona ari impamvu z'ubushobozi. Umuntu mukaba mukundana nta bushobozi mufite bwo kuba mwakora ubwo bukwe, ukavuga ati twibanire. Ingaruka zo zirahari cyane cyane ku bakobwa. Wenda mbanye n'umutipe tukabana imyaka 2, deja isoko ryanjye barimo rirapfa. Ntabwo undi muntu uzaza kuntereta azumva ngo nabanye n'umuntu azatekereza impamvu natandukanye na wa wundi, bibe byangiraho ingaruka. Kubana n'umudamu mutarasezeranye no kuvuga ngo n'imbere y'Imana ntabwo bigaragara neza, ariko iyo mubana mu buryo bwemewe n'amategeko ya leta bwite, mubana no ku buryo bwemewe n'Imana, n'ubundi ni nayo mahoro usanga ari mu ngo. Iyo badasezeranye n'ubundi usanga babanye mu buryo hagati yabo nta kwizerana kuhari. Biterwa n'imyumvire. Hari umuntu uba ufite imyumvire we katazasezerana kuko na nyina atasezeranye. Hari umuntu uba ufite imyumvire akumva ko gusezerana ari ibintu bitwara amafaranga menshi. Hakaba n'abantu badasezerana kubera ubusambo, akavuga ati ngiye mfite imitungo myinshi, umukobwa wenda ntacyo afite, rero kugira ngo ejo tutazasezerana kandira ibintu byarutwa tukabaho tudasezeranye. Dusigaye dukunda ibintu cyane, ubushaka gusa ni nacyo gikurura imishwanire y'imiryango. Umuntu akavuga ati ninshora miliyoni yanjye mu bukwe irashya, reka nyizane tuzayibanamo tuyirya. Ingaruka z'icyo kintu rero iyo mubanye gutyo, ahanini iyo umugore atagucyuriye akubwira ati n'ubundi wanzanye utanshaka waranteruye, n'umusore arugahita akubwira ati nabane nakoze ntagushaka na bukuye wanyu ninjoro. Ubwo rero ugasanga bahise bashwana gutyo. Icyizere cyaragabanutse mu bantu. Hari amuzana akavuga ati mbo kamuzane ndebe imico ye tuzasezerana nyuma maze kureba imico yafite. None ikindi cya kabiri ajye mu bana we hari indi gahunda yamuzanye, mwamara gusezerana agahita ashaka impamvu agahita bati dukore divorce, ashaka imitungo. Ni ukwigana imico yo hanze, ntagarura ikindi ngo ni ukugira ngo bamenyane, kuko no hanze baramenyana kandi nabyo ntibibabuza gukora amadivorce babanga. Ingaruka mbonamo uyu munsi murabanye hashize imyaka 2, wenda ubonye ko mutashobokana, murabiretse muratandukanye, ejo uzongera wenda uhure n'undi nanone mukundane, nawe mushake kubana gutyo, mushake kumenyerana, nawe uzabura akadefu mubonaho, nanone nawe mutandukanye. Nge mba numva icyo gihe ahubwo ariho hakiyongera kubaho abantu benshi babana badasezeranye kuruta uko kuri ubu ngubu bimeze. Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Mwiyumviye ko bamwe bagarutse ku busambo,
ngo kuko hari abavuga ko gukora ubukwe bihenze ngo ayo mafaranga bakaba bayapfushije ubusa. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, nkaba muhaye umwanya ngo tugezeho ubutumwa bumaze kumugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho mu kiganiro ejo. Mugenzi wanjye arakoze kuma ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku basore n'inkumi bajya gushinga urugo bagahitamo kubana badasezeranye. Aha turi kwibaza ku ngaruka mubona zigera ku basore n'inkumi bahitamo kubana badasezeranye. Reka duhere ku butumwa bwa Mukabaranga Christine uherereye mu karere ka Nyamagabe, aho yagize ati ingaruka zo kubana badasezeranye hari ugorana urwikekwe ku mpande zombi, aho umugore aba afite ubwoba bwo guharikwa, ati kudashyira hamwe ngo bagire iterambere, gusahura urugo, ati ikindi uburere bw'abana burahangirikira kuko usanga babasiganira. Naho Nsengimana Boniface uri mu karere ka Nyamagabe nawe yagize ati gusezerana ko abana nk'abashakanye ni by'agaciro. Dukomeza Iradukunda Maurice urereye mu karere ka Musanze yagize ati abantu babana badasezeranye usanga bagirana amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Nzaba mwita Emmanuel we urereye mu karere ka Rulindo ati gusezerana imbere y'amategeko ni ingenzi cyane. Ati nayo ingaruka ku batarasezeranye ni uko hari uburenganzira batagira, hakaba urwikekwe kuko iyo bagiranye ikibazo umwe ababwira undi atubunaguta. Gasasira Theogene uri Kanombe ati ingaruka zigera ku bashakanye ni uko umwe muri bo aba ashobora gushakana none kuko nta tegeko aba yishe. Ati ikindi ntabwo biba byoroshye guhuriza hamwe kuko bahorana urwikekwe. Ati gusezerana n'ibisaba bya mirenge ku buryo batabikora mu kwirinda ingaruka zitandukanye. Fred urihuye we yagize ati bagiye babana mbere yuko basezerana byaba byiza bamaze kureba ko bazashobokana. Jean Claude niyo kwizerwa uherereye i Kigali ati ingaruka bahura nazo iyo batasezeranye ntabwo bizerana bigatuma icyizere cyo kubana nacyo kigabanuka. Ati ndetse no guhishanya imitungo kuko baba batizeye ko bazakomeza kubana. Dusuza Ngoboka Jean Claude uherereye mu karere ka Ngoma ati gusezerana ko bashakanye ni ingirakamaro kuko baba bazwi mu mategeko. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu, ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu budusangize, ndakomeza mbwakire tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Arakoze Christelle. Naho duteze amatwi udusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho. Ese ubona hari ingaruka zigera ku bakobwa n'abasore bahitamo kubana badasezeranye? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07 28 02 82 cyangwa se kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu bihugu byateye imbere ntibikunze kubaho ko umuhungu n'umukobwa bakundana batangira umushinga wo kubana nk'umugore n'umugabo batarabanje kubana mu nzu imwe igihe runaka. Ni ibintu bikorwa ku mugaragaro kandi ababikora iyo muganire bakubwira ko nta pfunwe bibatera. Mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali cyane cyane ku bantu bamwe na bamwe b'ibyamamare nabo usanga bagenda bigana uyu muco, ariko kandi mu ibanga rikomeye kuko ari gake umuhungu n'umukobwa babana batarashakana babyemera ku mugaragaro. Nizeyimana Cassien utuye mu karere ka Gicumbi avuga ko yabanye n'umugore we uzamukunda Jacqueline mu myaka 5 badasezeranye, baza gusezerana nyuma y'icyo gihe. Zimwe mu mpamvu ngo zabateye kugutinda buri wese zirihariye. Ku ruhande rw'umugabo avuga ko ari ukuvanga umutungo yarahuye n'umugore uje ntacyo azanye. Ni mu gihe ku ruhande rw'umugore ngo yahorana urwikekwe rw'uko bamuta ndetse n'abana uburenganzira bwabo ntibwubahirizwe. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Kwigana umwe ku wundi kubera icyizere mu muryango bishingiye ahanini kumwe mu babana nk'umugore n'umugabo yakwereka izihe nzira igihe runaka, ni bimwe ngo bikunze gutuma hari imiryango ibanza kubana idasezeranye bikazakorwa nyuma.
urugero n'urwa Nizeyimana Kasiye nawe uzamukunda Jacqueline bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko babanye imyaka 5 badasezeranye biza kuba nyuma. Mu kiganiro ejo rero kuvuga ngo umutungo we ntawe yazanye ukumva harimo akantu nyine ubwo mpitamo kubyivana mu mbese bibi gukeka twita gusezerana. Natekerezaga ko ni nsezerana nawe nzaba nk'imbataye nkumva yaba nansuzuguye cyane. Imyaka 5 nyuma y'5 tujya gusezerana. Icyo gihe nyine habaga harimo agatotsi kubera ko nta cyizere yabonaga mufitiye cyangwa ngiye yamfitiye, ariko tumaze gusezerana nyine yasanze nta kibazo tufitanye mu rugo. Nkaba mwarazirikanaga se ko abana nabo bakeneye uburenganzira bwabo? Ko abana n'abaziranenge kandi ibyo umuntu akora byose ababikorera umwana ari wo muryango wenyine. Kurumva ko rero tumaze gusezerana numvishe nezerewe, ubwo abana nabo bahise babona agaciro kuri nyina no kuri se. Madawe yumvaga se umeze uti mutarasezerana? Njye mbere yo kubana tudasezeranye numvaga nta cyizere mfitiye umugabo. Nko ku mutungo numvaga ko n'ubundi umutungo nta burenganzira mufiteho. Ntarwikekwe se madawe wagiraga wumva ko ashobora guhita kwirukana uko yishakiye? Yagwikekwe narwo nararugiraga n'abantu n'ubundi aramutse aciye inyuma ntarasezeranye nawe nta shingiro nawe afite. Isaha ku isaha ashatse yanyirukana nkagenda nta nimperekeza mpaye. Naratekerezaga nti umugabo ubwo tudasezeranye n'abana nta gaciro bazagira mu mutungo dufite. Ibyiza byo gusezerana byaba ari ibihe ku buryo mwabitangaho inama? Ibyiza byo gusezerana ahubwo nakangurira n'umuntu wese utarasezerana akihutira gusezerana, kuko gusezerana n'umutware ni byiza cyane. Urugero natanga, twahingaga ibishyimbo dukunda kweza ibishyimbo. Noneho ibishyimbo wenda akabifata akabigurisha, amara kubigurisha nanjye nkafataho nkagurisha, ariko ubu ntago nabigurisha ntamubwiye, nawe ntiyagurisha atambwiye. Tubyumvikanaho tukabigurisha, wenda tukaguramo icyo dushaka gukoresha mu rugo. Ibyiza byo gusezerana nuko usezerana n'umudamu mukagirana icyizere mu rugo, mugirana amakenga, icyo mutekerejeho mwese mukagihuriraho. Icyo nabifuriza abatari basezerana nabo bakoresha uko bashoboye basezerane, kuko bifitemo ishema n'agaciro mu rugo, umudamu akicara nta mpungenge afite kuri we cyangwa kuri bagenzi be. Kuba hari aba bana badasezeranye kubera zimwe mu mpamvu twasangijwe n'umuryango wa Nizeyimana Kasiye nawe uzamukunda Jacqueline, kimwe n'izindi zishobora gushamikiraho, hamwe na hamwe ngo hari igihe umwanzuro wo gusezerana ukorwa kubera ibyangombwa nkenerwa basabwa kugaragaza ko basezeranye muri serivisi runaka. Gusezerana mu buyobozi ni kimwe mu by'ingenzi bikumira amakimbirane yo mu ngo, buri wese akumva afite agaciro mu rugo. Gendishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro ejo. Barakoze Nizeyimana Kasiye na uzamukunda Jacqueline ku buhamya bwabo bamaze kudusangiza. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hari ingaruka zigera ku bakobwa n'abasore bahitamo kubana badasezeranye? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ingingo ya166 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango mu Rwanda ivuga ko gushyingiranwa kwemewe n'itegeko ari uko umugabo umwe n'umugabo umwe gukorewe mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo. Uku gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingiranywe atuye cyangwa abo. Aganira na mugenzi wacu Rugamba Jonathan, umunyamategeko Ingenzi Jean Felix yavuze ko kubana bitemewe n'amategeko bigira ingaruka ku muryango ndetse cyane cyane ku bana. Ahera hasaba bene iyo miryango kujya mu murenge bagashyingiranwa byemewe n'amategeko. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro kirambuye bagiranye. Ubundi nk'uko itegeko ribiteganya, ubwo ndabanza mvuge icyo ugushyingiranwa kwemewe icyari cyo mu mategeko yo mu Rwanda. Ubundi tubisanga mu itegeko nomero 32 karongo 2016 ryo kwa 28 zo kwa 8 bwabo koko nyine kwemewe n'itegeko. Ni ukuvuga umusore ndetse n'umukobwa bagereje imyaka itegeko ryemera ko bashyingiranwa. Rero itegeko rivuga ko ku myaka 21 umusore n'umukobwa icyo gihe bemere kuba bakora cyangwa bashyingiranwa imbere y'amategeko. Icyo ni icyo bita gushyingiranwa mu mategeko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
impamvu dushishikariza abantu kubana bashyingiranywe ni uko uko kubana ariko kwemewe ndetse kuzi mu mategeko y'u Rwanda. Iyo kubaye ndetse n'ingaruka zikomotseho ziba zifite uburyo amategeko azaziteganya. Umusore n'umukobwa babanye mu buryo bwemewe n'amategeko baba bagize icyo bita isezerano aho buri umwe aba afite ibimugenga cyangwa ibimureba ndetse n'undi nawe afite n'ibyo agomba kubahiriza. Iryo sezerano ubwaryo rishyizeho imirimo nshinganwa igomba kubahirizwa. Ni nk'ingaruka zivuye mu ishyingirwa. Ibyo ngibyo urumva ko buri ruhande ruba rugize ibirureba, kandi iyo rumwe rutabyubahirije irya sezerano riba ririmo rirubahirizwa nabi. Niyo mpamvu ufashwe nabi mu rugo cyangwa umwe utitaweho kandi mugenzi we afite ubushobozi yemerewe kuba yamurega akagira ibyo ategekwa kumukorera. Ariko iyo batasezeranye atazwi amategeko abamufata nk'aho ari rubanda, nta nshingano ziba zimureba, nta gitegeko kumukorera kiba gihari ngo acyange cyangwa cyemere, kuko n'ubundi nta masezerano ahari hagati yabo yo kubana nk'umugabo n'umugore. Aha bitandukanye n'abantu babana batarashyingiranywe, aho umusore n'umukobwa bifata kuko umwe yakunze undi bagapfa kubana uko bashatse, nta kibahuza mu buryo bw'itegeko, kuko nta sezerano hagati yabo riba rihari ryakorewe imbere y'ubutegetsi umunyamabanga cyangwa etat civil. Iyo hatari iyo sezerano ubwo ntacyo buri ruhande ruba rubazwa. Aha rero ingaruka zivuka ku bana nazo ntizibura, kuko urumva hari babana bavutse muri bwa buryo hagati y'abantu batashyingiranywe. Hari igihe usanga ubwabyo iyo mibanire abantu batabiha agaciro, ntibahe ndetse n'uburemere inshingano bafite nk'uko nabivuze ziva ku mategeko, aho uzasanga no kwita ku rubyaro ari gakeya bamwe babikozwa. Nkabishingira ko ni gakeya uzasanga barandikishije abana babyaranye, kuko hari igihe usanga abana gutya ava ahangaha ejo ajya ahangaha. Ku mwana wavutse muri ubwo buryo, umwana ubundi yagombye kugira uburenganzira, akagira umudendezo wo kugira ababyeyi be, akagira inkomoko, akaba mwene kanaka, akagira papa uzwi, akagira mama we uzwi. Ibyo nibyo bizamuha kugira umuryango, kuko afite aho akomoka hazwi kandi handitswe mu mategeko. Icyo nagira inama ku bantu babana mu buryo butemewe n'amategeko ni uguhindura imyumvire, bakamenya ingaruka mbi zigera ku muryango igihe babanye mu buryo butemewe n'amategeko. Kuko nk'uko twabivuze, hari ingaruka z'imibanire mibi, hari ingaruka zo gusesagura, hari ingaruka zo kubura uburenganzira ku bana bavutse muri ubwo buryo, mu gihe ababyeyi babo batagize inshingano zo kubandikisha ngo bafate nk'abana babo. Kandi ugasanga n'ikindi, hari n'uburenganzira ku bana batarasezeranywe baba bitesha imbere y'amategeko, kuko hari ibyo babuzwa cyangwa bahomba mu gihe batandukanye n'abo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, kuko ubwabyo ntago azwi nk'umugore cyangwa umugabo wa runaka wemewe n'amategeko. Ibyo cyo biganishaho ni ubukene, ni agahinda, ni urwango mu muryango, ndetse bikagera ku bana no kubakomokaho. Rero icyo nagira abantu babana muri ubwo buryo ni ukumenya amategeko. Rero tukaba dusaba ko abagiye kubana bagerageza kubahiriza ibyo amategeko ateganya, bagashyingiranwa, ndetse n'abana mu buryo batarasezeranye imbere n'amategeko bagana ku murenge bakajya mu irangamimerere bakabasezeranya, bakabisaba ko barabyemerewe. Ni nabyo leta yacu y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu babana muri ubwo buryo, bityo bakabana basagambye, amategeko abazi, igihugu kibazi, ndetse nabo n'inshingano n'uburenganzira bwabo. Arakoze umunyamategeko Ingenzi Jean Felix. Reka noneho tunyarukire mu butumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku ruhare rw'abagabo mu kuboneza urubyaro. Christelle Wikeza, nguhaye ikaze nanone. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, mbahaye ikaze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa muba mwaradusangije mu kiganiro ejo. Bibutsa ko ubutumwa bugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko yavuga ku bucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu, aho twibazaga icyo mutekereza ku bucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu. Twihuse tuyambaze Germain ati ubucuti hagati y'ingaragu n'abashakanye ni ngombwa, atariko bugomba kugira aho bugarukira. Nawe Hakizimana Ezekiel uri Nyamasheke ati ubucuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ntago bwakwizerwa niba nta kindi kiba kibwihisha inyuma.
naho mvukiye Augustin uri Nyacyonga ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu burashoboka cyane mu gihe binyuze mu mucyo. Amakimbirane abo mu gihe umwe mu bashakanye agize iyo nshuti akayihisha mugenzi we. Dukomeza Chantal Mushimiyimana uri Nyamagabe ati ubushuti ni bwiza atariko nk'ingaragu aba inshuti n'umuryango wose. Naho Dusabimana Marie Devote uri Kicukiro ati ubushuti ni ngombwa hagati y'abashakanye n'ingaragu kuko baba bagomba gusabana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi. Kunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa mwadusangije bwa rubu tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ubutumwa mwadusangije akaba ari nabwo butugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none cyagarutse ku mubano w'abasore n'inkumi bahitamo kubana batarasezeranye imbere y'amategeko. Nshimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Ikiganiro Ejo ndabibutsa ko mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Mwakoze kubana natwe. Njye nitwa Nicole Giraneza. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka. Kurikira ikiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.